muri ibi bihe windeba nabi nkuteza amatwi rwose ya nifuza ko ntabwo upfukamye kubera ko ndimo gupropose cyangwa ikintu ndabifata nabi ndagusaba imbabazi nsaba imbabazi na buri muntu uwo ari we wese nukuri pe none se ibyo kuba upfukamye urazi life twabanyemo urazi uburyo twakundanye urazi n'ibyatumye wenda dutandukana sibyo nukuri ndakwiye oya ndagusabye basi Diane icaranga sibyo icaranga reka mbahe ikaze mu kiganiro ntangira nshimira abakunzi bacu ndetse n'abafana muri rusange abari mu majyepfo amajyaruguru abari iburasirazuba ndetse muri n'iburengera bwaryo abari muri Amerika aba diaspora ndetse reka mvuge ku isi hose mbabwira yuko nishimira ko mudukurikirana kandi nanjye mbabwira ko mbakunda cyane imbere yanjye hari umukobwa mwiza mumutuye muzi kuri Kigali 250 mamenyereye ubushize duherukana ariko tubwira yuko yifuza guhura na Kaganga kamusaba imbabazi hagati ye nawe wenda bakagira ibyo baganira cyangwa se ibyo bumvikana ku byabaye bagiranye story ndende itari nziza ariko we yifuza ko yahura na Kaganga reka wenda mbaze nkwakire tuguhaye ikaze urakoze tuje cyane uyu munsi byagenze bite ya nabirenze ariko nyine ndatuje bira ubushize durekana uri kunsaba yuko wahura na Kaganga ni iki kintu witeguye kuba wamubwira ntago turi kumwe wenda ndaje muhamagare ku murongo wa telefone ariko n'ikintu wumva kiri hafi wumva wifuza kumubwira muri aka kanya ya ndifuza kuba namusaba imbabazi nanjye ntewe isoni n'ibyo namukoreye wenda ya ni kwicuza kwaje gute kumva yuko ibyo wakoze bitari byo wabitekerejeho gute byakujemo gute kugira ngo mbe ukwiye gusaba imbabazi ya naricaye ndatekereza ndeba amakomenti y'abafana ndeba buri kimwe cy'abantu barimo baravuga ndavuga kangarura ubwonko no gukomeza gukora ikintu kizanyangiza n'ejo cyangwa abandi bana nkanabicira mariage urabizi Kaganga n'umuntu twateretanyeho nawe arabizi twakundanye ariko ndavuga reka mushake nk'imbere y'imbaga y'igihugu saba imbabazi imbere ye n'imbere y'abantu bose muri rusange babwire ko rwose narabikoze ariko mbese muri make nsaba imbabazi kandi ntange excuse zishoboka wenda kuko naramwangije niko nabivuga wenda byinshi uraza kubivuga wenda nahigerera nibuze kudusobanura twese tukabyumva reka tumamagare ku murongo wa telefone twumve niba ari butwitabe tumusabe nimba yaza tukaganira kugira ngo bashe kumusobanurira ibyo ushaka kumubwira ubwo natwe nyine turumva neza imva n'imvano aho byatangiriye wumva ushaka kugira ngo usabe imbabazi ndumva iciyemo katwumve ko twitaba katinze kwitaba se ndakeka telefone ushobora kuba iri kuri isano alo yego mwire neza Kaganga wiriwe ni sawa uri kuvugira kuri turi mu kiganiro yego turi mu kiganiro ngo hamagaye ngira ngo nkubwire ko hari umuntu wifuza guhura nawe uranamuzi ni Diane ndumva umwibuka Diane ashaka ko duhura yansabye ko nyine waza mugahura mukaganira kuko hari ibyo yifuza kukubwira numvaga azubwo ashaka kumbwira iki kandi nyine wahagera nyine ukaza ukumva icyo ushaka kukubwira ku bijyanye n'ibyanyu urabizi nyine tuntu tumeze nka beef mufitanye ariko arifuza kuba yaganira nawe ubwo bishobotse wamuha umwanya azubwo arifuza ko twaganira ubu aragira ngiye umva si narindi mu kazi hari ahantu aringiye ariko ari heza turi kumwe mu kiganiro wowe bishobotse wafata akamoto hamwe dukunda gukorera wafata akamoto twansanga ni iminota mike ntago turi bugukereza uretse usubira mu kazi nago nari bugutinze nuko gusa nagira ngo hagire wumve icyifuzo cye cyangwa se igitekerezo cye wasanga ari ibintu byiza kuri wowe cyangwa se byaba byiza kuri wowe rero wafata umwanya ukaza mu minota mikeya tukaganira ubundi ugahita wisubira mu kazi nta kibazo nari
nari mvuye Bugesera ndimo ngeze Nyanza ya Kicukiro nibo hazi ubwo reka mite nkomereza kubwo mite nkugeraho fata akamoto ntacyo arabashaka kumbwira ibintu bizima n'abashaka kunesha umutwe rwose umbabarire njye sinashaka kuba nasubira kwitangaza amakuru oya humura biragenda neza kandi ndabizi wahite buko hagere nta kibazo sawa urakoze nta kibazo sawa wumvise ko tubwiye yuko agiye kwemera akava mu byo arimo akaza byakiriye gute kuba yemeye kuza kuganira nawe biranshimishije kuko ni ibintu nyine nari negereje cyangwa nashakaga cyane nifuzaga guhura nawe nyine biranshimishije kuba agiye kuza gusa nani ndimo ndasaba Imana ngo wenda imfashe bigende neza kuri wowe kuba wemeye guca bugufi wenda mba ariko mbyita kuko n'ubundi ugiye gusaba imbabazi kuba wemeye guca bugufi kuri Kaganga ntabwo biza kukugaragaza nkaho navuga yuko wenda usebye imbere y'abantu cyangwa se umwaye ntabwo uri icyo kintu uri bugitekereza Sandrine ntabwo mbyitayeho kuba nabansebye cyangwa nabamwaye ntabwo mbyitayeho nzi ko abantu bari bunuke bakanambwirana nabi cyane ariko nta kibazo nta kintu bintwaye ko bamfata kose mfite wenda ubusobanuro ndi bumuhe we niyigerera hano ku byo uteganya kuba wamubwira cyangwa se ku mbabazi ushaka kumusaba uramutse ubonye agifite bwa burakari bwe cyangwa atarabasha kwakira yuko nyine ibyo wabakoreye wabagaragaje nabi bagaragaye nk'abantu bakoreye amafaranga ndetse n'abafana babo muri rusange n'abari kubashyigikira mu bukwe bwabo batangira kugiraho amakenga ku buryo avuga ati se turamenya ibyo uwo turi gufasha bari gutandukana nta bwumvikane haracyarimo ibintu bya kera byo gukundana nyine kuri wowe urumva baza kubyakira gute cyangwa se aramutse atumvisha ibyo ushaka kumusaba urumva wowe wabyakira gute kandi wumva wifuza kuba wamuha umwanya ukabasha kwagusaba imbabazi cyangwa ukamwumvisha yuko ibyo wakoze byose nyine utakirimo cyangwa wabirize aramutse atabyakiriye buriya usaba imbabazi uca bugufi nanjye nuvuga ngo nzahatiriza kandi ntago nadohoka kumusaba imbabazi cyangwa gusaba imbabazi abafana be cyangwa abakunzi be nibyo naramwangije mwicira izina ariko nanjye ntago nabikoze ku giti cyanjye ko ni umuntu twateretanye ntago yigeze ambera umwana mubi yewe nta nubwo Mana nyagasane nta nubwo nigeze wenda mbese nta kintu kibi yigeze nkorera wenda mu gihe cyose twabanye nubwo twatandukanye nyuma yuko wansabye ko naguhuza na Kaganga ikiganiro twakoranye imbere uri kuvuga yuko wifuza guhura nawe ntago wigeze uvugana na Muhoza na rimwe cyangwa no kuri telefone wenda aba yakuvugisha cyangwa wamuhamagara cyangwa se nyine nk'umuntu ukeneye kwiyunga kuri famiye igiye kubaka umuryango ntago wigeze uvugana na Muhoza na rimwe cyangwa se ngo ari wanyuza ubwo butumwa nagerageje guhamagara Muhoza ariko ntago byakunze ko ntago yigeze afata telefone zanjye nawe nakifuje ko wenda yaba hari nkabasaba imbabazi bose hamwe gusa wenda nimbona Kaganga ko ahanini niwe dufitanye ikibazo cyane gusa nawe nakifuje ko yakabaye ahari reka wenda tumurindire nta kigo mu gihe atarahagera kuko numvise avuze ngo agiye gufata akamuta dusanga na mu gihe atarahagera twakomeza tuganira none kuri wowe ni iki kintu uri kumva hagati y'abafana bawe cyangwa se hagati y'abakunzi bawe muri rusange ni ikihe kintu wumva nyine cyangwa se rihe jambo cyangwa amagambo yagaragaye muri comment z'abantu bavuga ati Diane uri gukora ibi hindura ibi kora iki nayahe magambo yiganje cyane muri comment z'abantu kubyo yaba yaranatumye nawe wumva ku mutima wawe ugize ikintu cyo kuvuga ati reka mbabarire cyangwa se reka ndohoke kuri kino kintu nayahe magambo abantu baba barakubwiye yatumye nawe wumva ko ukwiye guca bugufi ugasaba imbabazi Kaganga cyangwa se umuryango wa Kaganga ugiye kubakwa vuba ni ikihe kintu cyaba cyaratumye cyane kigukora ku mutima ukavuga ati ahangaha nanjye narengereye ukumva ukwiye gusaba imbabazi n'ukuntu abantu bakomeje kujya banukinga ngo wa mukobwa we ngo ugiye kwica ubukwe bw'abandi n'ukuri pe Sandrine ndabyemera nakoze amakosa pe nayo mpamvu ndi imbere yanyu abanyarwanda abantu buri muntu uwo ari we wese ureba kino kiganiro niyo mpamvu ndi imbere ndimo musaba imbabazi mubwira mbabarire nanga excuse nyinshi zishoboka kandi nzasaba imbabazi bishoboka kugeza igihe Kaganga wenda
azumva ambabariye muri we namuhoze bakambabarira wenda sibyo kuko nanjye natumwe n'umuntu gusa njye ntabwo nakundaga kureba ibintu ngo by'imbuga ngo wapi ariko ngo ni ibintu byakubereye nawe utaruzi ni ibintu nyine numvaga ko ari utuntu turi aho just simple ntabwo uzi ko bizagera kuri uru rwego ntabwo nari nzi ko byagera kuri uru rwego nkumva numvishije mu mutima wanjye nishinja ibyaha byinshi ndavuga okay reka nshaka uburyo nsaba imbabazi nange excuse basi zishoboka nsaba imbabazi ibintu mbivemo ejo ntazanangiza ubukwe bw'abandi ku bintu nagiraga imikino nafataga nka joke ziri aho ngaho niyo mpamvu rero numvishe umutima undiye numva urankomanze nk'umuntu ndavuga kansaba imbabazi ariko warukomeje ku byo kuvuga ngo amafaranga ngo ibiki sinzi umukobwa uvuze ngo waguhaye amafaranga sinzi nyine ntago tuzi neza imva n'imvano mu gihe ataraza wenda naza uraza kongera dusobanurire muri rusange ariko mu gihe ataraza waba uri kutunyuma muri makeya ibyo by'amafaranga byaje gute byatangiye bite uwo mukobwa we ni gati ki uwo mukobwa we ninde Yes, kuri cya cyapa wambwiye kiri kuri wa muryango 175 nakigezeho. Injira kuri icyo gipangu cya shokora. Ni iki ngiki kiri muri ibara ry'umweru. Icyo cya shokora kiri imbere yawe niho winjira yego. Kabisa. Nabonye. Nabona nakinguye. Injira ndahita nkubona rero tubona ahantu twicaye. Ubwo ninjiyemo imbere wagana hehe? Ni hano reba hano nakubonye. Ngaho ko putabara amayinite ya Kaganga. Shani karibu nukuri. Handi ufata agatero nicara. Sha tumeze neza. Murakomeye. Fata agatero ntacyo wicara. Ariko ratebutse. Nari na moto. Wakwegereye umuvandimwe hari hepfo gato muringanire. Ntacyo cyari Oya. Icara gutyo ureba ruguru sibyo fresh se buriya. Kwanga kumwegera se hari ikibazo. Nako ntacyo twese. Amakuru se? Amakuru ni meza. Shana urangora. Cyakora uratebutse neza. Ntago nabute ko nubwo ni iminota mike cyane rwose pe. Nuko nawe nifuza wenda kuba twanavuga basi nkanamureba tukaganira. Yari yifuje ko twaguhuza nawe rero mukaganira hari ibyo yifuza kugira ngo akubwire ubwo ni mpamvu mvuze ntereka ngo wamagare ni iminota mike ntago iri butinde kugira ngo ujye mu kazi kawe. Ubwo rero ndagira ariko wakihangana ukigira ipfa gato kugira ngo muringanire kuko hano muratandukanye cyane. Oya umva gutya nta kintu byabitwaye pe. Nta kintu byabitwaye. Biri mu bintu se biri gutuma wanga kumwegera ibintu mufitanye by'ibibazo cyangwa? Oya niba ari ukuganira no se kwejyana bivuze iki bimaze iki koko? Iyo muratandukanye cyane kamerisha kubitari nta kibazo rwose tuvugane nta kibazo. Kwese kwejyana nawe nta kintu byajyana ubundi. Uzi ko tujyanye ujyana nawe? Oya ariko ntago ari ikibazo kubera ko gutya mwicaye nabi ntago uri kubibona wowe? Kora ikiganiro n'ikibazo no se kwejyana. Okay. Tanango bita tavaho nango bita Diane rero yifuje ko kuba yaganira nawe. Wenda reka nse naho umwanya tugiye gukurikiza hari wa Diane wenda akubwira gira epfo gato. Hepfo hango wabyibuze uyise ubyumva. Nje nta kintu kimwe bimbwe pe. Ese mutima mwiza kandi uciye bugufi ko hari. Kandi reka mbere ko ukoze kugira ngo kuba witabiriye ubutumire bwacu. Abone nje nta nubwo numva ko nifuza no Diane twari turi kuganira mu kanya reka wenda nse n'uguhaye ijambo uvuge nyine wire ugeze ku butumwa washaka guha Kaganga kuko wenda aje yihuta afite n'akazi turicunguza uburyo tumuri kure reka nguhe mikoro wifashe nyine uvuge icyo ushaka kubwira ko ni ushaka kubwira ntago ari ngewe ngakira mikoro nyine icyo ushaka cyo wifuza kubwira. Ikintu cya mbere nabanza kuvuga ndisegura kandi ndasaba imbabazi buri muntu uwo ari we wese atari no kuvuga ngo ni Kaganga wenyine. Ndasaba imbabazi umuntu wese ureba ino YouTube channel cyangwa buri muntu wese ureba kino kiganiro nkurikirana ureba buryo wenda najimo mu by'ukuri nakoze ikosa kandi ikosa ribiri rimfata nk'igisebo kuri nge pe. Kaganga urabizi je nawe twarakundanye igihe kitari gito ntago wigeze imbere umwana mubi nubwo twatandukanye turaba ex ariko Kaganga pe twari dutuwe tunavugana neza sibyo
mu minsi yashize apana ubu ngubu muri ibi bihe windeba nabi nkuteza amatwi rwose ya buriya ndi kuvuga rega nkabona ntunyikiriza ntago nyine mba numva ntunganye cyangwa ntekanye yego nyine ikintu cya mbere no kuvuga nifuza ko ntabwo upfukamye kubera ko ndimo guporopoza cyangwa ikintu ndabifata nabi ndagusaba imbabazi nsaba imbabazi na buri muntu uwo ari we wese ni ukuri pe none se ibyo kuba upfukamye oya oya nabimbwe rece nta kibazo nabimbwe rece ndayicara ntabwo nari ko biri bugere kuri uru rwego ariko ntacyo byibura nibwo buryo mfashe umwanya wanjye aje kukureba kugira ngo byibuze wenda basi nasabye wenda baduhuze ngusaba imbabazi byari kuba byiza wenda iyo muhoza abantu gusa Sandrine wakoze kandi waranakoze kubw'umwanya wawe cyangwa igihe cyawe wamaye gaga no kuri pe urabizi mbere wenda yibi byose urazi life twabanyemo urazi uburyo twakundanye urazi n'ibyatumye wenda dutandukana sibyo ntago wambereye umwana mubi nta n'ikintu kibi wigeze unkorera pe nukuri nawe ubwawe waramagara mbwira sedi yakubera ikiri gukora biriya bintu mbura n'ikintu nkubwira mbere n'icyo gusubiza hari umuntu yewe yaranyandikiye ati biti kuri WhatsApp ni sawa amakuru yawe si ni meza Kaganga uramuzi ndamubwira Kaganga uramuzi ndamubwira yego ndamuzi twahoze dukundana ndamubwira se Kaganga si wa wundi ufite ubukwe se ejo bundi ngo ye arambwira ati muto ndashaka kuguha ikiraka si kiraka kiki DIANE vuga ya ati ndashaka kuguha ikiraka si kiraka kiki ngo mbabarira ngo nakantu gato yango nago bitinda ngo naga ari ibintu bizagera kure ngo nubwo ari ibintu bya danje ngo we mfasha ngo nkwereka kantu dukora nisagaki ati ngewe ndakwishyura amafaranga yose ushaka ugende uvuge ngo Kaganga namuhaye amafaranga 800 ati umubeshyere ndaguhuza n'umunyamakuru ati ndaguha nimero z'umunyamakuru ugenda ubivuga ati ntago bazajya bagutumira ngo ugende buri munsi nyine ati wowe birahita birangiriraho amubwira okay nimba ari ibintu biraho nyine ntaribi nabanze namubaze se na kintu byatuteza ku muntu ati hoya wowe nta kibazo niko kumpa nimero za Sandrine ndamuganiriza ndamubwira Sandrine nshaka umfashe yaraje pe ndavuga okay reka mbikore ubwo ari nabikoze ubwa mbere mbona nyine ari ibintu biraho ngaho nta muntu byakangiza cyangwa ngo bigire iki gusa narebye ama comment y'abantu ndebe ukuntu abantu bakomeje kunuka ndebe ukuntu abantu bakomeje kumbwira nabi turafite akanya ko kuganira uragenda utubwira mu ncamake ariko mu by'ukuri ndakeka wumvishije nyine icagame cyangwa se amagambo yavuze wayumvise wagira ikintu tubwira cyangwa se ukagira icyo bivuga ngiye rero ndatunguye cyane pe ndatunguye cyane kubona ko yagiye kuri social media akavuga biriya byose akamara bikako ari wakagombye ko yazanga agasaba imbabazi ngiye n'ibintu nta kintu kimwe nari mbizi sinzi ko byanaba ahubwo cyo wenda mu byo avuze nifuje kuba namenya uwo muntu ninde wifuza kumenya uwo mu ex wawe yes ninde ese ibyo bintu babipanze gute igahunda zose ukuntu zari zimeze ko njye nabirebaga nkumva muri genda hangetse cyane ese nkibaza ibi bintu koko numva ni ibintu bindemereye cyane kuba wenda umenye ubashije kumenya amakuru wenda n'ubundi urakomeza duhe inkuru neza uko byagenze ariko wenda kuba ubashije kumenya yuko ibyabaye byari ibintu bateguye ariko we ubwo akabafasha umwanzuro kugira ngo akubwize ukuri anagusaba imbabazi wakiriye imbabazi gutagusabye wakiriye gute nyine uburyo ubonye apfukamye nyine ubyumvishe ya rero no kuvuga ngo maze iminsi wagiye umamagara kenshi ngo ninze dukore inkuru ati ntago mari ndi busy kuko birashoboka yuko wari kumamagara ko mwira minsi nemaze iminsi mfite umujinya mwinshi cyane ku buryo aka kanya twari kwaduwe rwose
hariko namukubise ugasanga hari icyo byangije ariko nagengana n'abantu benshi cyane bakambwira ati uzagerageza ntuzahure na kuko wakora bibi birenze ugasanga byisha yuko no mu rusengero batagusezeranya kuko nabira byabaye shiri wanjye byararwaye nayo byarambaje cyane biba birebire tujya mu rusengero cyo gusaba imbabazi sibyo ariko aka kanya ntago nzi neza kuko ntago nahita numva gusa imbabazi zo ndazimuhaye pe ndazimuhaye bitewe n'ibyo yambwiye ariko se nibaze kundi ruhande ntibaje kunsaba imbabazi je nifuza ko yazamuza ni wawe ngiye na shirangi tukajyayo nawe nibaje kwitangaza amakuru akaza gusaba imbabazi agasaba imbabazi ku bantu bitangazamakuru ku bantu bari hanze mukurikirana byashoboka ko ari wenda ari nko kuza wenda kwikuraho icyaha kibi ariko amfashe nkagenda mu rugo na madamu wanjye tukajya iwawe agasaba imbabazi na mama hari kuko ibintu yakoze ni ibintu ibyo kunyandagaza cyane pe byagiye muri rubanda ahantu henshi cyane byarushaho kuba byiza cyane umva ko wenda n'ibintu ambwiye abikuye ku mutima wari ukiri kutubwira yes nuko ngo byose ibyo wavuze ntabyumvishe kandi biha agaciro pe ariko hagati y'uburinganire bwanjye na shiri wanjye niba waje gusaba imbabazi ahangaha gutya kwitangazamakuru nubwo nzi kuje kunsaba imbabazi pe ntago ngiye mfite ububasha bwo kuba navuga ngo ndaje ngo ngiye nkuhaye imbabazi kuko ni igikomere cyane cyangezeho kijya kuri shiri wanjye kijya no kuri famiye yiwe no mu muryango muri rusange ariko icy'ingenzi ikintu cyaba cyiza cyane nuko azaze ansaba imbabazi na shiri wanjye hari muri rusange nawe abyumva niba wenda araza kubona n'iki kiganiro amusaba imbabazi turi kumwe turi batatu imbabazi nzazima ariko aka kanya kwa njyenyine ngo aramfatanye ngo muramuvuge ngo ngwino ngo ye ngo byaye gutya mu imbabazi bivuze ngo ubu nta mbabazi umuhaye nago nazimuhereza njyenyine je mfite umukunzi wanjye ibitekerezo byanjye tubihuriza hamwe eske twese iki kintu koko ni ngombwa kuko birashoboka yuko nawe shemwe atiza imbabazi nuzimuheze bitewe n'iki ntago tuzi impamvu rega bimenye ko burya n'amakenga bo ushaka kubatereka nza musaba imbabazi nyine kugira ngo abone inzira amenye iby'ubukwe ariko singutekereje shiro nito turi kumwe tuzabwira imbabazi uzaho kuganira wowe nawe na muhoza kugira ngo mubashe kumuha imbabazi kuko ntago natuvuga ngo imbabazi ngo ndazimuhaye ariko ngiye na shiro tuzakuza kubiganiraho mubwira ukuntu ibintu byagenze ahambwira uko abyumva then no yes dukora ikiganiro solution izava hagati yanjye n'umugore wanjye niyo tuzaza ahangaha nabamusaba imbabazi nawe icyazamuga kimuvuye ku mutima ubwo nyine uko kizaba kimeze yasinge ntabwo nyiza so rwose niko mbyumva Diane sindabona yisusuhererwa ariko imbaraga watangiranye uzikomezanye kuba wumvishije ko adahita ko aguha imbabazi ariko akaba azabanza kubaza madamu cyangwa se unakita ugiye kuba umugore we vuba cyane urabivuga iki kuba akubwiye ko ubungubu utari butane imbabazi ndamwumva cyane kubera ko buriya n'ubundi nibyo rukundo n'urwa babiri gusa nabyo birananshimishije no kuba yaje bazabiganireho akubwiye ko uri butaye nta mbabazi aguhaye urabivuga iki kandi afashe umwanya wakaza kumusaba imbabazi yumve ko ari urwango rwa rurimo we nabifata ukundi yumve ko wenda nta mbabazi nyine ko namuhereza Diane wenda wowe mbwira kuba wenda byakiriye gutya urabivuga ndabyumva pe ndabyumva ariko nakifuje ko basi kuko n'ubundi kibazo kiri hagati yanjye nawe twabikemura nk'abantu babiri nkuko n'ubundi ari we nasebeje ntasebeje wenda muhoza ngo mbo ari we mbizanamo cyane pe ndumva ko wenda yambabarira ku giti cye pe oya nago ariko kaganga ni ibintu byanyu babiri ntago kandi uretse nkubwira akantu gatoye burya ahantu umugore atari umugabo hari nkawe nk'umugabo ufite kwifatira umwanzuro atari ngombwa ujye kubaza ngo umugore ni ikibazo cyawe na Diane wakabaye ufite umwanzuro hano ugahita umuha umwanzuro cyangwa se ubanze urebe neza ko ngo ni ikibazo ntago ari ikibazo cyanjye niba wenda byaratangiye ari kuri njyewe wibuka ko uyu munsi biri mu maboko yanjye na shirange n'imiryango muri rusange ariko nago nagenda ngo ngiye ufate itangazamakuru ngo mama ngo ngwino ahangaha mama Delphine ngo ngwino ahangaha ibi byanjye na shiri wanjye ni ibintu bisa naho biri hamwe byamaze kuko na n'ubu ngubu
sheri wanjye ntabwo yari yahamya neza ko 100% ko ibi bintu byaba ari byo byanyabyo. Birashoboka yuko nshobora gufata solution ngo bati yego imbabazi ndaziguhaye, eske na wese we abizi hiki, we ntago abizi, ntago azi ko watanze imbabazi, ntago azi ko nazitanze, we agahita yumva ko wenda hari ibintu naba naganiriye nawe ku ruhande kugira ngo ubukwe ngo bukomeze, ariko bigasa nk'aho hari ibintu bibugitse ku ruhande. Yes, ariko abaye hari nawe azamusaba imbabazi, aturi kumwe turi batatu, amubwira ati nkusabye imbabazi ku byabaye, nabo bamusobanurire live bari kumwe, nanjye nicaye aho ngaho ko byabusanya wenda n'ibyo wenda yaba arambwiye. Urumva nicyo kintu cyiza numva ko cyabaho, ntago nge namuha imbabazi nge nyine Sandrine nukuri. Ariko reka wenda twizere yuko uko biri kose nubwo tutanze imbabazi ariko hari ikizere cyuko wenda icyo gihe, kuko nkurikije ukuntu Diane nge twaganiriye ubushize n'ukuntu yarahangayitse yifuzaga yuko wamubabarira kandi wenda bitatinze, reka wenda yizere se ko hari ikizere basi cyangwa kuko ubu ngubu aka kanya ni ibintu nsa naho nanjye kwanza gutekerezaho. Impamvu nibyo nakubweka ntago nzi impamvu yamuzanye ahangaha, kuko yadusobanuriye ko agira ngo nyine, ariko se ibiri inyuma rega kuzanga se kava gutya na gutya, so ni ibintu byumvikana. Ariko nge nekereje ku magambo menshi yavuzwe, menshi nukuri waramarabitse cyane pe, uramarabika uvuga ibintu bitabaho, nanjye ubwanjye ngira ubwoba aho narindi. Nkungu noneho hari ibyo wowe ujye uvugamo, nanjye ubwanjye numva ndabaye cyane, numva muye nawe mana ntagusabira nk'igihano cyo kugutwikamura mfite ubwo bubasha, kumva ngo amafaranga ngo nari 800 ngo jamba ngo nyine 100 ngo 800 ngo naguzemo akamashini k'injugu kandi nakagura n'umuntu bita Jean Baptiste uri muri Canada, ngo amafaranga ngo nagiye guteramo ivi ngo niwe ngo wayamaye, ngo ni byinshi cyane pe, kandi ibyo byose ari uwo bitareho ni duri muri Amerika nyane nkunga mwiyunga ibyo gutera ivi, ako kamashini ngo ndacyagafite ngo Jean Baptiste. No byose bikaza mbona ni nk'inzozi nshyashya, nkabona ni nk'ishusho, nkabona ni ibintu bishyashya imbere yanjye pe, numva ndumiwe pe. Ariko bitewe n'amagambo yavuze menshi cyane yagiye anankometsa cyane, bitewe no gusenga kwanjye, nagiye numva ko ari ibintu biri simple, numva ko ari ibintu wenda nta uvuga ati nakwebye ashabujya kwizera niko kwa mbere imbere y'Imana. Sinanejye n'ibintu bikomeye cyane, ako ku magambo yavuze atari meza cyane, numva ko ntagaketse ko yanavuga amwe yanankomereje 800, ntago nawe ncuruza injugu rwose Sandrine. Ariko ikibazo cyumvikanye, nawe uri umwana w'umukobwa ukeneye kubaho, wari ukeneye ipantaro nziza, wari ukeneye ikindi kintu nyine ubona ko mu kwifuza kwa wari ukeneye mu buzima bwawe. Niba ko ari gushaka amafaranga rwose, ari abantu bakugiye mu matwi bagashaka bajya ngo nyine bansenyeshe baciye kuri wowe, bagashaka nyine kugucaho bakakugira icyambu. Numva ku giti cyanjye n'umwanzo washiranye tuzahuza tukaganira, naguha imbabazi nanjye nzazigwa pe, ariko aka kanya bwo ntago nazimuhereza, ariko ntago tuzabiganira n'umukunzi wanjye hamwe rwose pe. Ariko rwose ntashyira umutima hamwe, nanjye no gusenga Imana yanjye nasengaga n'abamfashaga gusenga. Giya wenda tugarutse kuri uwo muntu, kuri uwo mu ex wa Kaganga waba waragutumye wenda ngo ujye mu mafaranga nyine muteke iyo mitwe muze gutuburira Kaganga, kuri iyi saha muvugana cyangwa se n'umuntu wawe wa hafi, wowe n'uwo muntu nyine connection yanyu cyangwa se ukuntu mwahuye nyine byaje gute kugeza aho mugambanira Kaganga, nyine tubwire nyine aho byatangire kugira ngo bajye kugushyiramo ikintu nk'icyo ngicyo nawe wemere ko wagikora. Byatangiye ampamagara nta nubwo nari muzi, ntago ndi bumuvuga izina mumbabarire, kuko n'ubu nanjye ntago tumeranye neza, kuko ngewe ejo bundi naramuhamagara umva mbwira amafaranga ntago azatuma mbemukira umuntu utarigeze ingirira nabi. Fata amafaranga yawe sinyibirimo, nzagenda ku itangazamakuru vugisha ukuri, turanabirakanywa. Arambwira ati komeza gahunda wowe, komeza umusebye, komeza umutera ubwoba, buriya bukwe bupfe ntago ngiye ntago ari wowe wenyine. Amafaranga ndamubwira nti fata amafaranga yawe
urumva fata amafaranga yawe sinkeneye gukomeza kwivanga mu buzima bw'abandi bantu siko nsanzwe nteye nakaganga ubwo arampamagara kambaza kuki ukora ibi nkabura n'ikintu umusubiza kandi nawe aranzi wenda ko ibyo bintu wenda ntabikora pe ndanabyemera nawe nakaganga byaramutunguye pe arambwira ati dia koko kweri wowe hatubira bintu wabikoze cyangwa bitekereje ute mbura n'ikintu musubiza pe sibyo Jewe ubwanjye naricaye ntekerezaho ndeba ibintu abantu bari kuvuga ngo uriya mukobwa ngo ibiki kandi anashimira akaganga ko wenda atigeze anyihakana ko tutakundanye sibyo wenda icyo nicyo cyatumye wenda bareba ko uriya mukobwa akomeza wenda kubona motivation yo kungendaho ambwira Diane kora gutya ngiye ubwanjye nawe namuhamagaje undi namugana akubwira twumvikane sinkeneye kwica ubukwe bw'undi muntu nta gahunda dufitanye mfite sheri wanjye na sheri arambaze impamvu ndi gukora ibyo ndi gukora ejo bitazanantandukanya n'umugabo nkunda ntago ari umugabo wanjye tubana mu rugo ariko ni umuntu nyine dukunda sibyo fata amafaranga yawe nta kintu nabuze ndakora mfite akazi kanjye kampemba make ariko yanjye sinshaka gukomeza gukora ibintu by'umwanda sinkeneye ko muhoza nakaganga ko bwabo bupfa baha amahoro uzashaka undi wenda ukoresha ariko niyo washaka nundi nabwo nzabishwanisha nzaza mvuga kabeshyi kuko ndamuzi bivuze ngo waje gusanga ibyo yagukoresha cyangwa se ibyo mwaganiriye atari byo niyo mpamvu nakemera n'ibihano byose niyo yajya no kundega nakitaba wenda nimba ari no gufungwa nkanafungwa ariko basi ngasaba imbabazi nzikuye ku mutima nayo mpamvu wenda natinyutse cyangwa nkafata umwanya wanjye kugira ngo mbe nabasha kuzana ahubwo se wenda urana ko umutima yabashe kuba yavuga ngo aje kunsira imbabazi nuko mwakomeje kumpamagara ariko ninavuze ntago nzaza so ubaka kanya ya rwose nuko uwo mutima yabashe kuba yatekereza ni byiza cyane rwose pe n'Imana ibimuhera umugisha kuko uyu munsi tuvugana akagombye kuba ari mageragere nuko nambaraga nigeze mbishyiramo nari kumurega pe ariko ngiye bitewe nuko nakomeje guceceka n'abareka ngiye nikore ibintu byanjye agende azashura ikirego kandi yari kuzatsindwa yari bari kuzamuca amafaranga menshi kandi akanaryozwa bakamukatira so ikindi kandi ibi bintu yabikoze nuko nawe bamushutse bakamujya mu matwi bigaca muri izi nzira nuko yabwiwe ariko uyu munsi tuvugana ntabivuga gute uyu munsi tuvugana wenda nk'uwo mu ex wiwe afite bakundana uyu munsi ngiye byumva byanangiye kera nta n'ubwanwa nari mfite de bwaraje nabaye mu mukuru cyane yes ubu tuvugana ibaze nk'umuntu wamugani umuntu agushutse ugiye kwitangaza amakuru ngo ugende uvuge gutya na gutya erega namwe abanyamakuru ntago muri beza cyane murafasha umuntu mu mujyi ntago ubuze rega ukuri nanjye ntago nari nzi uko kuri ko niba ari ibinyoma cyangwa ari ukuri nge yaje ariko ntakira banyu yihariye urumva oya kwitigeze ufata ngo namaga mwatse gutya basi ugene inbox ntamvugisha uramufasha mu gihe kwitangaza amakuru ngo yamurira amafaranga ariko marabika nawe urabyumvishije urumva nasabye ubufasha umuntu ariko ukaba utamubona ariko byace kwitangaza amakuru kugira ngo wa muntu abimenye uhita ubishyira hanze kuko wenda icyo nashaka kuvuga cyo yageze kwitangaza amakuru arazaramara ngo n'ibihumbi 800 muri comment bamwe bakavuga ati ngo kaganga ngo yamuhereze se bamwe nkababwira ngo nyamuhereze kunze ngurisha imifuka 2 y'ibishyimbo mu rugo amafaranga yanyafite araza kwitangaza amakuru ararira ati metanze hasi ngo gutya byose nyine urumva ko nyine urumva icyabiteye byose urabyumva ariko urumva ko yashatse kunyicira izina n'abantu wenda nawe kurundi ruhande wenda n'abantu bakundanaga nawe barabibona bafite uko bamufashe urumva ariko nyine kubasabye imbabazi nzazi muheza ku giti cyanjye nabitekerejeho ariko ku ruhande rw'abafana banjye n'abafana biwe n'abafana bashiri banjye comment zabo ni ingirakamaro kuko ntago umuntu umwe yigira inama bo bitewe n'abantu ku bitekerezo byanjye hari umuntu ushaka kwambwa ati kaganga bitewe n'ukuntu mbona uyu mukwa gutya no gukuntu byose bimeze kora ikingiki naye ndebere hamwe bazanyungana inyungano zabo zirakenewe bazare nimero zanjye ziri kuri screen aho ngaho bangira inama
kandi nzazumva. Yes. Kaganga ariko wenda tuse n'abavuga wenda reka twizere yuko nubwo Diane utamabariye ariko wenda biri mu nzira, reka nkubaze wenda ku by'ubukwe bwawe. Yani wenda turaza kubigera ko dusoza ku by'ubukwe, abantu bafite amatsiko y'ubukwe bwawe buregereje neje bundi mu kwa 10, imyiteguro igeze hehe? Ese abantu watubwiye bari kugufasha bigeze hehe? Arabagufashije mbese nyine myitegurira nimbanyije kuri uyu munsi, ni iki kintu kiri kubura cyangwa se ni iki mutarabona muri gahunda zanyu? Ni ukuvuga ngo ibijyanye n'ubukwe imyiteguro irarimbanje pe. Nge ntago nyiryama, abenshi basigaye mboneka cyane cyane nka saa 8 z'ijoro rwose umamagaye wambona. Ko maze iminsi ndi mu bintu byinshi cyane n'abantu barimo baramfasha koranoza organisation. Imyiteguro y'ubukwe imeze neza cyane. Ubukwe nabwo nije bundi iminsi yagiye rwose, ndimo ndabona iminsi iri kuba nk'amasaha kuri njyewe. Ni iminsi nta no gukwezi kurimo. Na kurimo rwose pe. Ni nk'ibihe bintu utarabasha kubona ubukwe buravuna, hari ibyo utarabasha kubona, hari ibyo warabonye. Ni nk'ikihe kintu ku buryo umuntu wifuza kuba yagufasha cyangwa se yagutera inkunga, yavuga ati iki niba kitaraboneka reka nkishingire. Hari wenda niba hari bitaraboneka, hari ibyo muri cyo gushakisha biri kubagora. Ni nk'ibihe bintu bitaraboneka byo kwifasha mu bukwe. Ni ukuvuga ngo imbogamizi wenda nahuye nazo ibintu byose ndi kubura. Hari ikintu kimwe cyabaye inkwano kuzibona, ibyo bintu byangoye, ariko hari uburyo nifashe nyine kubana n'abantu. N'ubu hari igihe usanga nk'uko upanga nk'ubukwe, ubukwe bwawe ko nawupanze ntabwo ari ibintu nabanje gutekereza igihe kinini, nabitekereje igihe kitari kinini cyane pe. Uvuze inkwano uranyibutsa uzakwa amafaranga angana? Inkwano zingana iki cyangwa? Ntabwo ibyo ngibyo aba ari ngombwa ko ngo nzakwanga ko buri muntu wese bitewe n'ubwumvikane bw'hagati yawe n'umubyeyi w'umukobwa, n'ubwumvikane bwanyu, si byose. Gusa nyine icyabayeho habaye ikibazo nageze kwikugura ubushize nyine ahantu nabonye nagurishije amafaranga ntiyaboneka, ariko nageze gutya nguza amafaranga atari make cyane, nguza amafaranga menshi kugira ngo inkwano ziboneke. Ndumva ko namuguje amafaranga 1,500 kuko andi yo nari mfite ari make ko aho nagushe ntabwo wakoye 500. Ntabwo ari cyo bishatse kuvuga. Yes, wewe wishaka guhita umenya ngo na yese nayangaya ntago byo nta kintu na kimwe nagutangarizaho pe. So nuko nyine hari ibintu byinshi cyane nagiye nkoresha amafaranga ndi kuyaguza, numva ngo ku ruhande nshaka kuba ndimo nk'ideni ry'amafaranga nk'800, kuko bimwe na bimwe nagiye njya mu madeni, andi mafaranga abona inkunga zitandukanye. Mbona no gushimira umuntu bita Kabura Auguste, ndamushimiye cyane ku bwitange yakoze, no bita mugabo ukuze aho bari aho nga muri Amerika. Mwese ndabashimiye, Riza ndetse n'abandi bose nabashe kuba navuga, ariko ndabashimiye cyane ko bambaye hafi baramfasha. Yes, ni mugabo ukuze Kabura, naho bita Riza Francine uri mu France, nawe ndamushimiye cyane bari kumfasha. Ndetse n'undi mubyeyi nawe uri muri Amerika afite ikibazo nyine cy'ubumuga yahuye nacyo cy'akaguru kiwe, nyine yakoze accident. Imana ikomeze nyine kumurinda kandi anihangane, kubera Imana azakira. Nawe mu bushobozi buke yarafite yarambwiye ati Kaganga ngenda bakunda cyane, nanjye ndagufashije, amereza inkunga yiwe. Nawe ndamushimiye cyane rwose pe. Urumva koko ubwitange bw'abantu nagiye mbubona, mbashimira. Ibyo mbura biracyari byinshi rwose pe, biracyari byinshi. Nk'ubu ngubu nshaka kubona kujya gukodesha sale y'amafaranga 150, ariko iyo sale nyine ni by'ubushobozi bwanjye. Yes, ariko mbonye ibirenzeho nashaka ahantu heza cyane. Yes, ariko mbonye ubufasha umuntu akambwira ati Kaganga nk'ubwo ubufasha bwa mbere nakwaka nubwo support ku modoka zizakora mu bukwe bwanjye, ndi kubura ubushobozi, kuko ntabwo wajya ufata kano kavatiri kano ko mu muhanda ngo ugakoreshemo ngo niko umugeni ugiye kumwishazamo. Birababaje cyane kubona nyine ntabwo ngiye nabishya ku itangazamakuru ngiye mwako kavatiri, kuko mfite abantu benshi bankurikirana bari hanze rwose avati Kaganga, kandi mbona mfite abafana, wamfasha azamfashe n'abafana banjye bankurikiye, nkwambona nk'imodoka kabisa, imodoka nziza. Kambwa ati yes, nk'imodoka nzavuga ati Kaganga imodoka mva yako. Yes, imodoka zagutwara n'umugeni byaba ari byiza cyane pe. Iyo modoka imbona kabona nk'imodoka akaba nziza, nk'abantu mudukunda rwose mudufasha.
mudufashe rwose n'imamo y'Imana. Ibangaragira ati mudufashe. None hari abantu bafasha cyane bazwi nk'aba twakita aba diaspora. Hari aba diaspora baba baraguhaye amafaranga kuko nibo abantu bitanga cyane mu bintu byo gufasha. Baba bahari baba baragufasha bakaguha amafaranga runaka yagufasha. Cyangwa niba bandi n'ubundi wavugaga niyo aba diaspora n'ubundi. Nabo ba diaspora n'ubundi bamfashije, nibo bamfashije. None ko ngiye mfite abafana benshi. Niba nawe ufite kuba wamfasha pe ntago harimo no yigeze kuma amafaranga akamashini kanje wenda nabyo mbigarukeho bigeze kujyana akamashini kanje mamagara nk'abantu nka batatu ngo ase mwambare wenda ukamugomboreza akamashini kanje mamagaye umwe ambwa nzakubwira so ndanje rero mbona umwe ayoreje umunsi mbona ayoreje umunsi undi ayoreje ntago ne kuyanga ntakoresha ibyo mu rugo rwose amafaranga nakoresha rwose gushaka ibikoresho byo mu nzu nembikeneye nari mvuye mu rugo ibugesera nayikoresha mfite ninjiye muri Kigali nakoresha ibikoresho byo mu rugo rwose nabo rwose mbabwiye ko nta kibazo nabyo byinjije kubyumva ahantu inbox bavuga ngo buri muntu yamaya ariko nakoresheje rwose pe rwose nta kibazo. Hari umuntu waba uri mu Rwanda waba warigeze kubafasha ko abenshi bavuga ko ari aba diaspora bafasha. Hari umuntu waba uri mu gihugu cyangwa muri Kigali waba waragufasha cyangwa kohereza amafaranga kuri telefone bisanzwe cyangwa nabo hanze gusa. Tuzi ko abantu bo mu Rwanda badakunda nyine gukorwa cyane na emotion z'abantu. Hari umuntu waba wo mu Rwanda waragufashije? Nuko ngo hari wamfashije ni nka babiri kuko mfite groupe nagiye mbashyiramo bamwe bakitanga nk'abavivura. Harimo n'umunyamakuru abanje kuri Kigali 250 nawe yaritanze naye naramuvivure rwose nta kibazo. Yarayamaye. Nta bantu bivivuza ntibatange. Yaratanze. Yes, na Keza nawe yarayamaye. Imana ishimwe cyane. Erika wenda ngaruke kuri Diane ndabona yigunze cyane. Uracyafite ikibazo cy'imbabazi ariko wabitekerezaho Kaganga wabitekerezaho kumubabarira kuko urabona yanarakaye ntago urugendo yakuza aza kugira ngo muhure washyiramo nawe imiyaga wenda basi ukavuga ati natike yategesheje nipfu busa ukamubohora. Ngiye mfite umutima uciye bugufi kandi numva umuntu niyo waba waranyiciye kajana naza tugasangira ibishyimba n'ibishaka birimo uburozi ariko Imana yo mu ijuru nago nimba vuze ngo Kaganga nupfa sinapfa. Urumva ngewe ntashyira umutima hamwe ariko ko adatekereza ko aka kanya kwa twicanye anga yabize ko ari mu minsi yashize ko narimeza aka kanya rwose nari kwa namurengeje hano hepfo ari amacupa ariya nako umutwe nawo usezitsemo ariko nyewe bite no gusenga n'agakiza kandi n'umurimo Imana yaduhaye ko bati mwicishe bugufi imbere abantu nanjye nibyo ngenderaho cyane ariko Kaganga ko niba abona ko mje nicanye nayo gutya yaramvuze ibi byinshi cyane akanse bya abantu abafana banje bakamva ngo Kaganga ngo n'igisambo byose nkabona birengeje amatwi nkaba nicanye nayo gutya sinamusuje hari ubwo gize mvuga ngo natsembwe ngo wenda ngo mbigire ibintu birebire namufashe nk'umuntu bisa dusanzwe tugana ariko nirengaje bibi yamvuzeho rero niba namuha agaciro nabyo nabiha agaciro nkuko nakamuhaye wirakara kuba taguhaye yumve ko kuba namusubije mu gahunda imbabazi razimuhaye nta mutima mubi umutima we yanze ko ufite yari kwa yabonye kare. Bivuze ngo igihari nuko uyu munsi Diane atantambabaza hawe no gataha ntambabaza utanze yabona rwose pe nazo yabona ahubwo gusa nyine we ataye n'umutima mwiza rwose nta kibazo. Kurinda kwiye. Oya. Tagusabye basi. Diane icara hanga sibyo icara hanga haguruka icara hano icara sibyo nje imbabazi nzazi guhereza basi hari ikizere basi nagenda tuze ariko ubuse Diane genda tuze kwanza Kaganga kwinginze rwose nyumva ibyo yakoze nabyumvishije imbabazi buri umwe wese rwose mumbabarire kandi mumbabarire cyane kuko Sandrine ibi bintu bimaze gufata indi ntera ishobundi nabonye umuntu araza arapfukamangara nkunda nago nkeneye ko bigera kure cyane bindengere gusa niba wabashe kubatera intambwe ukaza gusaba imbabazi bizaturuka ku bafana aho wagiye unyanduza amasura mbi nabo bazabyandika muri comment bazanangire n'inama bambwese kuko bambwiye ati muhimbabazi cyane unazimuhereze byose nabo nk'abantu barabona iyo umuntu yaciye bugufi bura gusaba imbabazi nabyo ni ikintu cy'agaciro kuko hari n'utazisaba namwumvishije ariko nk'abafana muri rusange
nabo abasaba imbabazi. Yazibasabye ikiganiro twakoranye ubushize ari bwansaba kugira ngo ahure nawe yahereye ku bafana ku bakunzi banyu ku bakunzi be umuntu wese yabasaba imbabazi gusa avuga ko yifuza gusaba imbabazi cyane umuntu yahemukiye. Nanjye turi kumwe abasaba imbabazi namara kubasaba imbabazi bamenye umwanizi kubyo wenda kuvuga ngo nkuko yifuje ko twaganira mwami nsabye kenshi bo bazanyandikira nimero zanjye muzazishyireho bamwe ibitekerezo nanjye kugira ngo nzabone kuntu ndebera hamwe na shiri wanjye kuko ntago ngiye navuga ngo ngiye nabasha kuba nakwitekereza hari abantu bakuru. Okay dia Kaganga arifuza ko wasaba imbabazi muri rusange abantu bose bikore ntazo imbabazi rwose. Niyo mpamvu ndi imbere y'abafana be cyangwa buri muntu wari we wese ujye ukurikirana buri kiganiro nkoze cyangwa buri kintu cyose mvuze ndi imbere yanyu nicishije bugufi n'ukuri narakosheje kandi cyane nakoze ikintu gikomeye cyo gusebya umuntu cyo kumwangiza ariko gusa sinavuga ngo nibyo narashutswe ariko nanone sindi umwana wo gushukwa cyane pe gusa narabikoze niyo mpamvu ndi imbere yanyu saba imbabazi mumbabarire pe kandi mumbabarire cyane bivuze nicishije bugufi kandi nsebye imbabazi mbikoye ku mutima rwose mungirire impuhwe basi mumbabarire ntago nifuza ko Kaganga ubukwe bwe bupfa gusa nanjye ndigaya nk'umuntu. Wenda reka duse n'abagana ku musozi usubire mu kazi kawe asabye imbabazi abafana ko wari umusabye ubwo no kuvuga ngo dutegereze igisubizo wowe na madam muzahitamo. Nategereze rwose ufata umwanzuro ko muzatubwira nta kibazo rwose pe. Okay reka dutegereze ko ubutaha ni numara kubitekerezo na madame muzaza nawe wenda nkamuhamagara kaza akaba yabasaba imbabazi mwese namuhoza wenda hari kugira ngo namuhoza yumve yuko hagati yanyu byarangiye mugiye gukomeza ubuzima bwanyu bushyashya. Mwambohora se nta kibazo rwose nemereye we nzamuvugisha nge nzamwihamagarira sibyo rwose niba nta kibazo reka nsubira mu kazi dore nagiye mu Bugesera hari ndi kwirukankamo ubu ngubu ngiye gukora ubu nabwo ngiye gukora inkuru kuri yacu yanjye nyine ntago abafana banjye nabo nakomeje kubacecekesha ariko barabibona bajyaho rwose. Ubwira babafana bawe babantu bagufashije babantu bari kugufasha muri iyi minsi gira ijambo babwire bashimira ndetse n'ababwira iyo channel yawe kubyo zijya banagukurikirana ubundi dusoza ikiganiro ugire mu kazi. Yes ndabashimiye cyane rwose ku bantu bakomeje kugukurikirana Kaganga nk'abafana banjye abantu bankunda cyane naye ndabakunda cyane pe kandi abenshi turanavugana mbonera no kubwira wenda nk'abantu muri rusange niba warambonye ubu ngubu cyangwa warambonye mu buzima busanzwe ubuzima wowe naciyemo n'ubwiza naciyemo n'akababaro nahuye nako mu rukundo ariko umunsi nkaba mfite umukunzi uri kunyitaho cyane mbona kukubwira ngo ibyo utazajya ubona kuri channel zigiye zitandukanye urabona ko nk'abantu iyo bagiye kubaka ntago mva ko nzahora njya kuri channel ngo ngiya ushaka ko wakurikirana inkuru zigiye zitandukanye zanjye na shiri wanjye ndetse n'izindi nkuru zitandukanye ugiye kuri channel yanjye twafunguye bita Kaganga Trave wajya ugakora subscribe like share and comment no ukazaykurushaho kuzajya ubona ese shiri wanjye muzima tubayeho gute ese n'izindi nkuru z'abana babajwe mu rukundo kuko nge numva ko bizaba nk'ishuri sinzi niba wenda wabibona ko no ku ikarita y'akazi nanditseho Kaganga Trave yes ntigishe nk'abantu mu rukundo bisanzwe by'urukundo tunaribonye mu nahuye n'isomo ryinshi cyane pe Sandrine urabizi neza ko nabajwe mu rukundo yes rwose mbagiye bakuri subscribe ndabinginze rwose pe nk'abafana banjye muzajye mudukurikira nta kantu gato cyane rwose. Byareka wenda nkushimire kandi nkubwira kwihangana no kuba gutegereza wihanganye igisubizo cya Kaganga ubwo reka nkubwire nawe ugira busuhuza cyangwa busezera dusoza ikiganiro. Oya ahubwo none wenda n'ikindi wenda kugira ngo yumve ko ibyo yabaye nabiha agaciro ngewe bite n'ibintu numvishe namushyize blacklist pe ndamuboroka ariko dore ngewe nkuborokore urumva Sandrine dore nima nabwo ni nana yanditseho sinzi niba cameraman dore abo nonanga yari borotse sinzi niba uri kwibona yes ariko mukwiye blacklist
azajya amvugisha njye nta mutima mubi mfite habe na gato icyo kintu Imana izakimbare kuzagira umutima mubi rwose nabohoke icyo nasubiraho icyo nakongera kuvuga mumbabarire kandi mumbabarire cyane bivuze n'ukuri mbikuye ku mutima kandi nteye isoni n'ibyo nanjye nakoze niyo mpamvu nifatiye umwanzuro nawe ngiriye inama nta nuntekerereje nkavuga reka ibyo ndi gukorana amafuti kansaba imbabazi ntazanica n'ubukwe bw'abandi mwakoze mwese kuza kwitabira ubutumire cyangwa se kuba mwemeye kutuganiriza reka nizere ko ubutaha hazagira igikemuka umunsi mwemeye kuganira muri batatu mugahuriza hamwe kawenda mbashimire ko mwemeye kuza kuganira natwe reka twizere ko ubutaha umunsi muzamwaje muri batatu mwabiganiriyeho neza hazavamo igisubizo kizima kandi kizashimisha buri wese kuko abantu bakeneye kumenya nimba ubukwe bwanyu na muhoza ari ubukwe buhari nta kavuyo karimo ubwo munsi bizarangira twese tuzaba twiteguye gutaha ubukwe kandi neza reka rero mbwira abakunzi ba Kigali 250 mu kujya mukomeza mukore subscribe share na comment ikiganiro nakagaruka ciao ciao